narahombye kuba mwarabyaye impanga reka noneho izi impanga nzicisha iki nzicisha inzara mbese mwanciye muri humye muri humye reka mbajyane muri gereza noneho mugende aba bana bicwe n'inzara urumva ntago gereza barya ibyo bahereza haba hari amata ntayo simba mbese ntaragenda ntaravugwa cyangwa se nta kibi cyayi cyamubaho ariko nk'abantu bangana kuriya ntekereza ko uriya mugabo ashaka kuba ari muri 60 umugore nawe nko muri 60 cyangwa 65 umva ni abantu bakuru cyane bakuze ntabwo rero nta nubwo wanatekereza ko ari bo banakora ibi mbona ukuvuga ngo apfa gufata noneho ibyo abonye avuga ko ngo ntabwo yakagombye kuba kibenganyiriza abantu yari afite umufiance w'umudamu ko batakwangishije uwo nguwo none se urakoze cyane ko batigeze bamwangisha uyu nguyu Imakire ntabwo bamugezeho se nuko Imakire atayitaye ku magambo none agira nkubwire rero muri abo bose cyangwa atigeze ashaka kukubaririza muri abo bose wasanze warisotse ikaze kandi turabifuriza amahoro ndetse n'umugisha mwebwe mwese mukurikirana Cukumbura kuri TV amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu turabasuhuje rero aho muherereye mu mande zose z'isi kandi twebwe tubahaye karibu mu kiganiro ni ufafanuwa buri munsi nk'ibisanzwe turanezerewe kuba turi kumwe n'abana bacu b'impanga muri ufafanuwa y'uyu munsi abakunzi bacu dukomeza tubabwira kuko tubakunda namwe nimba mudukunda amahoro y'Imana be ku buzima bwanyu nimba utubonye ubwa mbere wakora subscribe wabishobora utabishobora ukitambukira yaba ari amahoro nta kibazo bitanga ariko waba utadukunda nyine nimba udukunda subscribe rero abakunzi bacu guhera ku musabu wa mbere kugira ku musabu tumaze kugeraho tubifurije imigisha hafi 9,000 hari umuntu atubwiye ngo ni impamvu ki mwaravuye iwanyu babwira impamvu ngo mwatinye iki ko mwagiye ntikwatinye dufite impanga zikeneye kunywa amata twazibyaye tuvuye kwa Korode Kode kwagiye dufite inda dutwite tuvuyeyo turabyara tumaze kubyara aravuga ati ntago narahombye kuba mwarabyaye impanga reka noneho izi impanga nzicisha iki nzicisha inzara mbese mwanciye muri humye muri humye reka mbajyane muri gereza noneho mugende aba bana bicwe n'inzara urumva ntago gereza barya ibyo bahereza haba hari amata ntayo simba shakisha mba ndi ahantu mbaza gutegereza igihe nzarangiriza iki nk'igihano n'urugero cyangwa bazandekurira rero ndavuga ati rero ntabwo Kode njyanye ahantu heza kiretse mwe muze muzarinde umuvuga ngo genda ngo muhoya oya nuvangwira iyateguye ibyo azakora rero nabaye mpungishize impanga naho nagaruka kuza kugira ute kuzihahira naho nagaruka waba hari ahantu uri ubanza kubona ibirayi kandi ntabwo ari twenyine ni twese yego cyane rwose nkuko n'ubundi duhora tubivuga hari n'abantu benshi cyane bajya bibaza batubaza ngo ese abana bameze bate kuko ntago bari bazi yuko turi kumwe ariko abana bo turi kumwe kuko ntago twabasiga ni uduhinja murabibona ko bakiri batoya ntago rero wabasiga rero ubundi turi kumwe turagendana turi kumwe n'abana bacu bakobwa turi kumwe aho turi hose turi kumwe n'abana bacu urumva rero abantu batubazaga ni impamvu ki mwagiye ntabwo twabura kugenda reka nose wajya kujyana umwana muri gereza nk'uyu nguyu oya ntabwo erega cyari cyagikomeye kituma nawe wumva ko wagikoze wajya muri gereza bite izuba izuba rya muzunzi izuba aha urumva rero ni za mpanga zacu abaguriye amata fata uyu nguyu mereze
Iyo ntakunda kuri uyu nguyu ni inshuti yanjye magara. None uyu munsi ntabwo dukora kamera. Bakunzi bacu, uyu ni gatoya, uyu ni gakuru. Turabakunda cyane, Kode yifuje kuko tutabarera, yirukanka vuba na convocation, birumvikana niko abyumva, ariko umwanza gucira kobo, Imana igucira akanzu. Urumva ko ni imigambi yari afite, abona impanga ziravuna ziragoye, nta muhagira uko ubwabyo byonyine, cyane cyane we n'umugore we ntambu kuvuga ngo abantu babavuzeho, keretse ari nk'ikintu wenda ukorewe wenda n'umuntu wenda ukiri mutoya, wavuga ngo wenda ntaragenda, mbese ntaragenda, ntaravugwa cyangwa se nta kibi cyawe cyamubaho, ariko nk'abantu bangana kuriya, ntekereza ko uriya mugabo ashaka kuba ari muri 60, umugore nawe nko muri 60 cyangwa 65, umva ni abantu bakuru cyane bakuze. Ntabwo rero nta nubwo wanatekereza ko ari bo banakora ibi. Mbona ukuvuga ngo kubavuga kwe batuvuze, turanivuga tugira ahantu tuvuga, naho se barakuvuga uri ministre, uvuge ngo atakaza akazi, barakuvuga tuzavugwa na ministre yavuzwe, wabibonye hari ministre bavuze ko ngo wagiye gutereta ngo yasabye umukobwa urukundo, ngo ariko ntiyasoza inshingano yo kuzabana nawe akaramata. Sikumva ukwiyongorera bo nawe, iyi ni kamera se nukivuga, kandi ngewe ngo yatanze urukundo, ngo asezeranya umuntu ko bazabana akaramata, arangije ntibaba bakibanye. Arangije rero uwo mukobwa akomeza avuga uti dore utumye mpera kwishyiga cyangwa saza. Urumva rero bishaka kuvuga gute rero, ko mbona abapiti babizanye bana, turabona abana bo babizanye, bikaba badutwarira cyane. Buri urumva nyine kubera hariho akazuba kabatonze. Abakunzi bacu nkuko tumenyeranye, tumaze iminsi tubabwira ko turi mu nabita mu buhungiro, twicariye ahantu dutuje, dutegereje wumva dushaka igihumbi cyo guhahira abana, 5 byo guhahira abana. Nta mpamvu yuko twahora mu ntambara utezwa na Kode akazana abantu aho mu rugo, akantesha umutwe, sinzi ibintu aba yanyweye, kaza nta modokari, stress abantu. Ese iyo ureze umuntu uranamustressa? N'ifungwa ntiyemerewe guhungetwa n'umuntu burakazungu, ntago yemereye guhungetwa. Ushobora no kuberega ushobora no kuba utaragera aho umwitaba, ariko ugishakisha uburyo. Umuavoka wawe mukiganira, mukipanga kugira ngo umwitabe ufite umuavoka. Ntabwo abantu bazi ko muri ribu avoka barabize, ko benshi barabize, abagiye wemera kwitabanwa n'umuavoka nawe. Igihe cyo kimutegereje kandi utararengera, nta mpamvu yuko umuntu yakubuza iki amahwema. Rero ahantu njya nkunda gusobanurira abantu cyane, bakavuga ati se nta yindi nkuru mugira, tugira inkuru nyinshi, ahubwo ntukurikira ibiganiro byacu. Icyo uguyeho uwo munsi nicyo bita inkuru. Twebwe inkuru, impamvu tubabwira inkuru, impamvu twiropuriye dufite abana bato, mabitangaza ibyo babwira, dufite abana bato w'imyaka 5 n'uw'imyaka 4, ngomba kugira ahantu maza kubasiga. Urumva kuko ambasize hano, Kode yavuze ko ntazagaruka, we yabinyibwiriye, yamaze kubitangaza ntazagaruka. Rero ntabwo nasiga abana banjye mu kizu nk'iki ngana gutya, urumva bapfiramo. Yego, buriya iriya nzu ni nini cyane, ntago, cyangwa se rwa rupangu ni runini cyane, ntago wapfa kurusigamo abana. Yego, ni ukuvuga ngo rero abana bagomba gusigaramo, kugira ngo abo ntago babyumva, bagomba gusigaramo, tukagira ute tukasiga aho tubasiga. Kuko urumva kuri kamera tubabwira rero hari icyo bita kuba umugome, ugakora ubugome budafite ishingiro. Nimba mfite impanga, mfite umwana w'imyaka 4, nkagira uw'imyaka 5, ukankurura ubugome ngo bakuvuze, nangira ngo bawukubise. Ikindi kiganiro tuzakora, turaza kuza gukora, turatwicaranye nabo bose. Nangira ngo bamukubise, nangira ngo bamwishe, nangira ngo
temi nangira ngo bamukoze iki Claude ibyo avuga mwese murabizi nibyo abandi bavuga Claude ndagira ngo kwiyamire none nanjye ndakwiyamye ngo brief ndakwiyamye genda urege bene wanyu ugende wirege ndakwiyamye kisi nimba uwagiye kundegaho atazi ibyo ukora nyine urumva ashaka kuba atabizi ariyo mpamvu n'ubundi akenshi aho watekerezaga ko ari buge akaba ari naho nyine mwahurira ukahita umubaza uti ibintu ukora ni biki ngiye ko nashakaga ko nibura wenda hari ibintu ugomba guhindura uko ibintu byo gukorera abantu ubugome ni ibintu byawe kuva kera iyo wicara ugacomeka ukavuga umuntu guhera ku wa mbere kugera ku itariki ya mbere kugera kuri 30 kandi afite umuryango afite abana afite icyo akora burya ubumwicira n'izina rega mabitangaza nkoreke uyu mugabo ikintu dupfa ngo nabo bagore bibona mubujije musi ndashimiye ubari kumwe none se abagore namubujije ako numvisha namutese nawe ngo ari cyo kimuziza nawe ngo nicyo kimuziza yamubujije abagore ntabwo rero nzi rero niba ahubwo ahari ahubwo atahishimiye musi abagore kwakubujije nikwabateretaga batubazaga ibyo babwira cyane ibyo tuzi tukabyemera kandi kuva na kera kose habagaho abaranga habagaho ko umuntu yabaza kavuga utese uriya muhungu wo kwa runaka kagiye kuntwarira umukobwa waba umuzi neza yego iyo wagiraga amahirwe yo gahura n'inyangamugayo yarakurangiraga neza ntugwe mu kizibu cyangwa se ukigwira mu kizibu ubwo rero niba barakubajije akakubaza uti nk'ubu ngubu wambwira Claude anywa inzoga kandi ari umuntu uzi neza ko habura ukwezi kumwe uwo muntu babana cyangwa zine aze nyine ave hanze nyine aze babana kandi ikindi akaba ari weho ya presence nk'inshuti ye ikindi uwo muntu nawe akaba hari uburyo nawe yakwizereyemo nkawe ngaho nangwe nudubwire muri comment uwo muntu wamubwira mama ufafanuho uyu munsi twakoresheje ijwi rituje ndagira ngo usobanurire abantu ese Mutesi icyo mupfa yakubujije umugore Joel icyo mupfa yakubujije umugore ese abo bagore bose bari kuba bawe ese uwo mubana warahombye wapfuye gufata byari umwiringiyemo wasanze ari bikeya cyangwa warabibuze cyangwa wa byinshi no twakwambuye wa byinshi yego ikibazo cyangwa se ahubwo mwamwambuye wari ufite umumaro apfa gufata noneho ibyo abonye avuga ko ngo yari afite ntabwo yakagombye kuba kibenganyiriza abantu yari afite umufiance w'umudogiteri muri Canada yego bita Nyirantashya sibese Godanse mubaze nigeze mvugana nawe reka turi icyambere akabinshinja ngo mu mabitangaza na hapa bitangaza ngo bambujije Nyirantashya uranze naze muri comment atubwire ko atuzi ahubwo Nyirantashya ashaka kuba ari we Mutesi ahubwo ngo kubera Claude yahamagaye Nyirantashya kwarananira Claude aramubwira ngo amagambo bakubwiye ba Joel ngi ntago nigeze mvugana na Nyirantashya mpa amahoro ese buryo ako musiko no mu bafiance bahubwo musiko Nyirantashya tuvugana nawe nzinde mbabazi niwe nzi abandi bose sinzeho mwahuriraga sinari imuzi abantu bose bashwana abantu bose birirwa bamuvuga nangaha nitwebwe abantu bose bashwana ngo nabamwambuye ngo fiance we uri bukura mu pasteri wo muri restoration urumva uzi ukuntu bahanganye ngo yamutwaye magi ngo yamutwaye pasteur magi ngo bagiye kuzabana ngo amwangisha magi ku rubuga ngo anyura ku ruhande ngo arangije barashwana ngo magi aramubenga none se nta muntu wakwanga bose ko atakwangishije wo muri Amerika w'umudamu ko batakwangishije uwo nguwo none se urakoze cyane ko batigeze bamwangisha uyu nguyu Imakire ntabwo bamugezeho se nuko Imakire atayitaye ku magambo none agira nkubwire rero muri abo bose cyangwa atigeze ashaka kukubaririza muri abo bose wasanze warisotse akaba ariyo mpamvu dufitiye umuhari question nicyo kibazo mubaze abantu bose baraha kabunyirukankaho kugeza ubwo wumva wanta mu cyubo yego nari mfite Nyirantashya Godanse yero muri Canada yego yari yarakweme wagiye gusaba
urabizi ko Gerard Bishop Gerard yagiye kumusabira ni Nyabihu gutyo Rubavu Nyabihu aragendera musabira amaze kumusabira muza gupfa kuko wanze ko musezanira hanze warabyivugiye nyuma uravuga ngo ninjye mukwangishije ibi bintu je nungendaho Claude umugore wawe yakubona rero ngo bakuvuze we ntamenye impamvu kuvuga abantu bose batuvuga ntabwo abantu batuvuze bose twirukangira muki mu bugenza cyaha hari abo tubwira ati wadushaka hiki hari abo tubwira ati waretse ibi bintu hari abo tubwira ati uri kudukomeretsa ariko kubera wowe rwango bakuvanye ku bagore b'amafaranga ese Emakire nta mafaranga agira ese Emakire si umukunzi wawe ese Emakire si sheri wawe ese Emakire samahitamo yawe kuki washoboga ngo hari abantu ngo Mutesi ngo ndamwanga yambujije umudamu kuwanyishuraga inzu igihumbi cy'idolari ngo cy'idolari ngo cyaburi cyumweru ngo waremera ese abo bagore ukiri kwibuka umugore mukibanye iyo singe sombe none se ubu abaduterese bose twarabanye abo waterese bose mwarabanye ntago mwabanye kucyushije abagore kandi abo mutabanye ntago usubira inyuma ngo wongere ubicuze kucyufata abagore waterese bakubenga abo wabenze cyangwa bakubonyeho amadefu ubuse nk'ubu ngubu wageze uri guteta muri iyi minsi akumva amagambo uvuga yaba kibanye nawe yewe abantu bose mu mpungure yo Claude unamubujije ngo abasheri umubuza abafiance isa abafiance narabatwaye uwo ngo numari nani Mbabazi njya mvugana nawe Mbabazi yagiye mu rukundo na Bikemu nta mutabizi Bikemu barakundana nose barabanye we nese barabanye urakoze cyane akimara kurekana na Claude yinjiye mu rukundo na Bikemu wabivuze yanabivuzeho yanabivuzeho Claude yabivuzeho Claude yabivuzeho none se we barabanye none se Mbabazi yari umugore wari utandukanye n'abagabo batatu harimo abanyarwanda babiri harimo n'umurundi umwe abo banyarwanda babiri n'uwo murundi we baragumanye none se nshaka kubaza ababitangaza Claude arashyaho ibyaha byo kuvana mu gusha abafiance ngo azampiga mpaka urumva ngo azampiga haguruke mu ntebe atange ibiguzi ngo we n'umugore wawe mabitanga abagore aricyo ugeze ubabwira abagore naho nagira icyo mbabwira ntago byakunda kuko iyo umuntu yakundanye n'undi kandi ubundi urukundo rutarimo ikinyoma nta muntu n'umwe ujya urwivanga uriya mudamu w'icyangugu mujya mu rukundo ntiyanagarutse inyuma ahubwo akanagutuka ntiyagarutse inyuma akantuka akambwira turambuza sheri wanjye urambuza fiance wanjye umugabo mwiza unyikundira nari namubwiye ati rero yari kumbaza imitungo yawe shinzwe kubara imitungo ya Claude ntabwo mbara imitungo ya Claude aramba ati ngewe mbwira Claude afite inzu aramba ati nimba nayifite ntayo nzi Claude afite amagence mu muhanda nimba nabifite ntabyo nzi amamodoka ari y'amasambu ajyana atwara abakera ni umudamu w'iwacu w'umushikazi w'inshuti yacu ndavuga ati rero ntabyo nzi Claude akumva ko ndibwemeze ko afite amamodoka byose abifite kugira ngo umudamu amwemere ese ko nge navugaga ibyo nzi afite inka y'inzungu ngo afite inka y'inzungu ikamwa litiro 25 ku munsi ntazo nzi ngo bagemura kuri dayari ntabyo nzi acuruza ibishyimba bigemura bivana mu ntara apakira amafuso y'ibishyimbo akazana mu mujyi wa Kigali abivanye mu ntuza iburasirazuba ntabyo nzi acuruza ubunyobwa avana Uganda ntabyo nzi acuruza nani tungurusumu ntabyo nzi ariko wagiye ubibwira ntiwanambwira ati umuntu uzakubaza uzamubwira ibi n'ibi kandi koko nta n'ibyo nanamubwira kuko ntabwo nshinzwe kubeshyira Claude kugira abone indonke ziwe uwo mujinya rero wa 2020 Claude yarawukuruye n'uyu munsi ashaka kuntimbaho n'umudamu wanjye ubwo yavuze rero ngo abura akaryango yinjiriramo bwa kabiri asa nk'uwumvishe mvuze ku mugore we
umwe wantutse asa nk'umuvuzeho ahita asimbuka ava arirukanka kidatomboye noneho ngaha rero aha ni umugore bavuzeho nge ndaza nitwikira ishusho yo ku ruhande ntwara ubutiku n'ubugambo n'ubugoryi noneho ngende mbwira ribu aha noneho diru yanjye yo kuryama ku isima diru yanjye yo kubashyira mu nzu y'imbohe n'ukuntu bambujije abagore bari baryoshye bafite amafaranga ashobora kuba yari aryoshye nkabakurusha ufite ko n'uyu munsi urabyicuza ati Mutesi eme production ambuza umugore uryoshye nari ifite ufite amafaranga ufite n'amafaranga bisobanura rero ngo uyu munsi ntambara turwana nizo umugore uryoshye kode yabuze wari ufite amafaranga ese Makire ntakuyuze ko bitanga aho kantu mubwira abantu ariyo mahitamo yawe ni ikibazo gikomeye cyane ko abantu bazajya bakomeza bakazira ikintu ariko bakazira ibintu batazi cyakora twebwe turabizi ko abagore bafite koko bagiye gusaba kubafata irembo no gusaba kwa nyirantashye mupfa kuko mudashingiriwe hehe hanze ashaka ko mujya gushingirirwa muri Zambia aho ngaho bariho basaza be ngo baba urumva ko n'umuryango we niho wibera yashaka kweka umuryango ibirori nawe ukabati nanjye umuryango wanjye ndawereka iki ibirori murabipfa nabigizemo uruhari uwo mugore yakubuje Mutesi umuntu yakubuza umuntu uri inyangamugayo uri imfura akakwanga ahubwo nibyo mwajya kubona nese ubundi umuntu w'umugabo bamwishyura inzu kubera iki kumugabo yishura inzu kumugabo ahaha uko umugore wapeza kwishyura inzu $1,000 mukongera agakora n'ubukwe uwo mugore wamukuraye none se ubundi icyo gihe undi mubanye undi wabukira umugabo rero ngiye se ubwo waba wumva ko ubundi uwo mugore muzarambana cyangwa muzagumana rero abanyarwanda bese ho muri ni mu nyamuro yo korode turavuga buri munsi mu mwarabihaza ntago murabihaga kandi ari biri mu ntambara umuntu akugendaho imyaka 6 yose ashaka kurimbura ngo amubuje zabagore twebwe ubundi harageze ngo nawe bwe korode nawe bwe yicare yitekerezeho umudamu we nta nubwo turi umuvugeho cyane uko we ntazi n'ibyari byo hagaze iyo biva niyo ahubwo harageze ahubwo ngo korode we yicare yitarame abagore ntibarabange kuko icyo ni cyambere amafaranga bampaye yaramfashije mu gihe ubwo nyine yarayo muri icyo gihe nani nkeneye ku mafaranga cyangwa igihe bahuye buryo uhura n'abantu kandi bakagenda hakaza abandi ntabwo uzahorana abantu ubundi umuntu yagiye haza undi iyo umuntu yagenda hakaza abandi ashaka kugenda umwe hakaza 5 ubwo rero niba rero haragiye abo bose hakaza Makire nanyurwe niyihangane niyakire kandi amenye ko ari Imana yari yaranditse amenye ko ariyo mahirwe ye amenye ko ari Imana yari yaramuteguriye ni ikiriya nyine yari yaramuteguriye Makire yari yarateguye ko bazabanda bazakora ubukwe bakabana bakubaka ubwo rero bindi andi maso ari gushira inyuma nareke kuyashira inyuma mama bitangaza niho hahantu gusanga hari ikosa rikorwa n'abagabo bakazaryicuza iri kosa aravuga ati Makire nkaba none se Makire ntumukunda ku buryo urawibuka abagore n'abantu bakubujenga abagore none se Makire hari icyo yakubeshye kubyo yari yagusezeranyije warangiza ugasanga ntagifite ikindi ku buryo uvuga ati Joel n'umugore wiwe iyi nzika yo kuva 2020 nzayigenderaho mpaka nzamura mbajurajuza akantu bavuze kose nge kuri ribu nibacira hasi nge kuri ribu nibakorora kuko uhora kuri ribu nakubujije abagore kandi tunavuga ibyo ngibyo ntabwo ari umuntu uri clear ku buryo wamuvuze watavuze kandi nge yaramvuze ikindi kandi ni umuntu wa mbere nawe usanzwe nawe avuga abandi mu biganiro akora ni ibiganiro by'amabifu niyo mpamvu nta n'ikiganiro na kimwe umuntu azamukoraho kitari bifu kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura rero mu bitangaza ahantu twabwira abantu twatangiye tubyita burage mwebwe n'uyu munsi twambwira ngo bireke kaba nzira abagore kode bose bamwanze urumva nta kintu kirimo wowe abakunzi bacu mutega amatwi neza mwanarize
uyu muntu ashaka hiki ku buryo isuka n'agatebo ku iperu, ku buryo ashobora kutwangiriza ubuzima akangiza n'ubwo abo tubyaye. Ese w'abana be ntibatuje, abagore be ntibatuje. Wari uvuga ngo azabyuka mu gitondo natsemura yibuke nyirantashya Godasi yego wamutaye tibyavuye kuri Joel, yego acomeke kamera antuke agutuke yirukangire hehe muri ribu, yego azibuka uwo ngo bakundanaga iremera bamwishyuraga inzu acomeke kamera atuke Mutesi. Yego abantu bagire ngo ni ibintu byoroshye cyangwa ni ibintu byorohereye, nyamara ahubwo afite depression. Urakoze. Nyamara ahubwo abantu ahubwo baba bamwegera bahubwo bakabaye bamenye indwara ahubwo arwaye ko ari ya depression, noneho ahubwo bakayimuvura. Kuko niba ashobora kwicara akaba yarenganyiriza umuntu ikintu cyarangiye, ahubwo afite ahubwo yifitemo igikomere cy'icyo gihe yananiwe gukira, kandi si uko bakira ubundi gushaka ubundi makire niko gukira yarakize. Ese babitangaza ngiye hagaruka avuga ngo Imakire ntiyamubereye inyungu, nyine mu bigaragara Imakire ntiyamushimishije, mu bigaragara ntago yagaruka kivuga ngo Mutesi yamubujije. Imakire nta gihumbi afite cy'idolari nk'icyo, yego ku buryo ko yadashobora kumvurajuza erega ahereye ku bagore yaterese, abo muri Canada, abo muri Amerika, abo mu Bufaransa, abo mu Bubiligi, bakamwangira yuko bamubwira ngo zana icyo ufite nanjye nzana icyo ufite dukora ubukwe, kikabura abagore bakegura. Ubundi cyane cyane papa bitangaza ahantu ubundi cyane ubundi byashyuhiye, twebwe yatangiye abiturenganyiriza ariko abagore bakiri kumwe. Ukuribuka ko nambabaza inyuma yaho yaranagarutse aradutuka, mubyibuka dufite n'amanuza ama audio yiwe adutuka atubwira uti ndaje nkoreshe korode niyo nzima uti abahungete $100 na $200 arabakoraho iki akazi. Icyo gihe twarabaretse kuki batabana. Noneho mu bitangaza aho turi kushaka tuhurize hamwe ntibagomba kubana ko ngo hari ubunenge Mbabazi yamubonagaho. Urakoze cyane. Ubwo bunenge rero bwatumye Mbabazi we yivira mu mukino. Yego aho ni hamwe. Ikindi Claude nakabati Mbabazi nawe uri umupagani, yego urantuka. None ikindi mujye mwaniriza uyu nyirantashye cyane niwe afitiye nani yarambwiye ati nimbora bigize mu ruhari zakuvuvubye. Nyirantashye ari mu bagore bazi kumugwa Claude faranga, ariko rero Nyirantashya Godance wo muri Canada nubwo natwe twamwumvaga gutyo, twebwe nta nubwo twebwe twari twakavugana nawe. Claude rero analiza nawe mpa mahoro ndyame, ntago twari twakavugana. Nta mugore wawe twagukuyeho, nimba Mutesi mugukuyeho Mutesi muhangana ibyanyu bakwereke mba hari SMS nimwe ngiye ngukuraho abagore ku buryo watangira gukora ibintu bisa nk'ubuginga, utangira kungambanira no kuntaho ibiguzi kugutangaho ibiguzi kugeza ubwo ushaka kugira ngo umugore n'umugabo ubababaze. Kandi noneho ntanatanga ibiguzi by'umuntu umwe, ahubwo agatanga ibiguzi by'abantu babiri. Urumva niyo mpamvu yavugaga nyine ngo afite nyine kugira nyine ubuzima, afite nyine gutanga ubuzima bwe bwose. Mabitangaza rero muri ufafano y'uwo munsi ndagira ngo Claude mubwire ngo natuveho abo bagore biwe baze bavuge ko twigeze dufata umwanya wo kumukura ku bagore be cyane rwose. Babazi twaramusiganye bateretana, ntabwo tuzi uko byaje kuza. uriya mudamu w'icyangugu twarabasiganye cyane rwose, ni nawe muntu barinze arashingirwa bakivugana umuvuge nimba narigeze mugukuraho nawe naze nawe. Uriya mudamu wo mu Bufaransa urumva Charlotte, yego navuge nimba narigeze muvuga nabi, yego Imakire nigeze nkuvuga nabi, ntago nigeze ngiye mpuwe n'abagore ba Claude ngo bamukureho, ahubwo basangaga atari Imana ibishatse ko babana. Kese nimba Mutesi yamukuyeho uwo uzareba abantu bose bamukuyeho abagore ntaborohera. Cyane ureba uriya mupasiteri
wo muri restoration uriya birukanye yahise ajya kumwirukanisha aramusebya ibintu nk'ibyo social media akazashyiraho amafoto ye agakubitaho ifoto ye hano niya masasu hano ngo ayoboye kwa masasu ngo yamvanyeho abagore mu gitondo bahita umuntu wese nimba narinzi umuntu uwo muntu akamubenga ninjye umukuyeho iki ubwo ngo ni wowe umukuyeho abagore subscribe comment like share bye